Nyaruyo umva ukuntu avuze yego muraho mukozi w'Imana yego jewe ndi umurundi mba hanze yego y'u Burundi yego nkurikiye ikiganiro wakoze ku Mpemburo TV yego uvuga kuri Yongwe yego namutuye ikibazo c'umwana wanje yego ndafise udafise akazi yego ndi umupfakazi w'abana batatu ndamwinginga anca amafaranga miliyoni enye n'ibihumbi 470 miliyoni enye n'ibihumbi 470 yego ngibi hanyuma bwanti mama Imana irambwiye ngo ufite umukobwa usigaye mu rugo umwe yego Imana irambwiye ngo imukoreye ubukwe ariko mbonye ikora ubukwe udahari gusa irambwiye ngo aho uzaba utari Imana izabihari ubimubwira utari umuzi yego reje nabana ikindi mbonye mu rugo iwawe hakorwa ubukwe bubiri bwihuse muri ubwo bukwe mbonye ntaha ubwa mbere ndetse n'ubwa kabiri mbona ndabutashye kandi ubwo bukwe bwose ubwa mbere nabutashye mbona ndi nk'umuntu usanzwe muri ubwo bukwe ubwa kabiri nabutashye ndi umuntu wa kabiri ubashywe muri ubwo bukwe nabyaye babiri n'ubundi bitaba Imana ubusi ndacyarindiriye ntabwo ndabona umwana ntabwo urabona umwana sorry kabisa nabyumvishe nawe ubwo ngubwo bose no ngo abana wabyaye bose barapfuye hari umuntu wabigizemo uruhare ukurikije n'imisengere yawe igisabwa kujya mu umuntu ajye mu ijoro niba ukize genda usome Bibiliya ndasaba kubaha Uwiteka niko muri Yobu ho havuga idini wapi idini nuryubaka aho uzashiduka utagiye mu ijoro Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Ndabasuje kandi baha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kuduhitamo, ariko reka manze ngute ko dufite website kugeza amakuru yizewe kandi abagezweho umunsi ku munsi 5 ni yawetv.com. Ni website usura ukamenya isiba yerekeza cyane kabisa. Nitwa Patrick, wakoze cyane kuduhitamo. Nkuko mubibona kuri screen zacu turi kumwe n'umugabo subwa mbere ahubwo aragarutse kugira ngo twongere twiganire ku ngingo zitandukanye. Mushize yari yavuye umunsi tugiye kuba tuganira none yitwa Ezekiel Ramahoro. Namahoro twishimiye Imana twishimiye kongera kwakira kuri Yawe TV. Nanjye ndabyishimiye kongera kungirira ikizere yego mukampa ikaze kuri Yawe TV. Imana ibahe umugisha. Amena nawe rwose ugushye aje kwa ngo tuwusange ariko umuntu wese burya ngo abagomba kugira uwe ugomba kugira uwawe ukagira uwanjye kuko umugisha ni byinshi yego nk'ubu nshobora kukubwira ngo umugisha Imana ikaguha umugisha w'umugore wese twazasangira umugore ko kandi ufite undi kandi mfite undi Imana iguhaye umugisha w'urubyaro gusa twazasangira abana yego Imana iguhaye umugisha w'urugendo twazafatanya urugendo se umugisha ikubiyemo ibintu byinshi yego rero Imana iguha umugisha nanjye impuwanjye nuba ari uwo dusangira umuntu wese abona uwo akwiriye nuba atari uwo dusangira uw'amafaranga we twawusangira hari uw'amafaranga nzakugura ariko ku mafaranga iyo bigeze ku mafaranga kuki nawe urekura nyine bya Kayizari ni ibya Kayizari babyeyi Kayizari yitwa Ezekiel umaze kumumenya kuri social media zitandukanye hari aho uherutse kugira avuga uti umugabo rwose witwa Yongwe amaze y'abana amafaranga sinzi niba wararebye comment mba nazitegereje nkareba bantuka bambwira turisumbukuruje ariko uvuga ati nta muntu ni umushonji warabibonye umuntu wabonye ko ndi umushonji aribeshya cyane mfite urugo yego mbana na madamu n'abana Imana yadukoreye ubukwe abana bo twarabapfushije ariko ufite n'abandi Imana yemeye ko basigara ufite akantu ko gukora ubwo rero ntabwo navuga ngo mfite uwo muntu uvuga gutyo muri izo comment ubwo nyine twinjiye muri comment noneho izo ziri negative cyangwa simbi uwo nguwo umufata gute we akwigisha iki ntabwo nanone wamutera ibuye umufata nk'umufana yego burya wari umufana ari abafanizi bakwemera ahubwo akaba akwemera ariko ntiyemere ibikorwa byawe buriya uzarebe umufana iyo Rayon Sport yatsinze yego arafana iyo yatsinzwe arababara ariko nabwo akagira uwo kritika ariko ntibikuraho yuko Rayon Sport yatsinze cyangwa yatsinzwe iyo yatsinze abafana abakinnyi binywera agafanta bakanezerwa bakagira gutya twe rero ibyo tuvuga tugira aho duhemberwa n'Imana yego
ntabwo rero Imana nizakwihembera. None se bati gihamye ni iyihe cyuko nyine yongwa ry'abana amafaranga yarayakuriye hari uwuzi yariye bati bya bintu si ugusebanya? Ntabwo kuba ari ugusebanya kubera ko Bibiliya iravuga ngo uwikunda uw'Imana ikundira mu cyaha. Yego. Ntabwo yongwa ari ukuvuga yuko atari umukozi w'Imana. Never. Ahubwo systeme akoreramo Imana itandukanye n'iy'Imana ishaka yuko akoreramo. Yego. Rero kuba naraje kuvuga amakosa cyangwa amafuti ye ni ukugira ngo ajye mu murongo. Iyo nza kuza ari ukumusebyana ari gutegura wenda nk'abantu runaka cyangwa se nkategura ahantu nzi ari bujye gufata iryo turo hanyuma nkahita nkuhamagara utitabara. Mbese gihamye ni iyihe nyine? Nawe uzayibona muri komenti hari abantu batandukanye yagiye yarya pe ku mugaragaro kandi ababwira nose ayarya wenda wowe niba waravuganye nabo bantu cyangwa se unabazi abwira ko yabariye amafaranga ari kugira ngo bakorere iki? Kugira ngo abasengere bakiri ibibazo bafite bamwe bayamuhaye se bavuye ko babikize. Reka nze ngusomere SMS hano wenda nibwo wenda wagira ngo abantu batugira ngo yego wagira ngo waruzi yuko tuba turi kuvuga ibintu bidafite gihamya. Yego. Gusa ntabwo mbere yuko mbivuga iyo SMS nari bwayibone nayibonye mbere yuko nayibonye uyu muntu agiye nako uyu muntu agiye kunyohereza amafaranga Sirihehera sinibuka n'izina rye mwaka menya ari uyu umva uko navuze. Yego. Muri aho mukozi w'Imana. Yego. Jewe ndi umurundi mba hanze y'u Burundi. Yego. Nkurikiye ikiganiro wakoze ku Mpemburo TV. Yego. Uvuga kuri Yongwe. Yego. Namutuye ikibazo cy'umwana wanje. Yego. Udafise akazi. Yego. Ndi umupfakazi w'abana 3 ndamwinginga anca amafaranga miliyoni 4,420. Miliyoni 4,420. Yego. Ngibi. Hanyuma y'amanyarwanda ngo ngire ansengere ndamubwira ko ntoyaronka. Ubwo mumubwira ko nawe nabona. Aguma kuyanyaka. Yego. Nyuma ndayaguza ndayamuha miliyoni 4,400 yamuciye 470 cy'amanyarwanda. Yego. Hanyuma nyuma y'imyaka 3 hashize imyaka 3 nararonka ako kazi. Uwo mwana atararonka akazi kandi amafaranga yari yamuhaye. Yego. Nyuma y'imyaka 3 ntiyongeye kunyandikira n'umwana wanje n'ubu ntararonka akazi. Yego. Ndakishura iryo deni yatse. Njewe rero ndifatanyije nawe kwemeza ko aduteye agahinda keshi. N'abandi ntabwo ari umukozi w'Imana. Murakoze. Nitwa izina si ngombwa kuri ntago ari ngombwa kuko yarambwiye ngo izina urigira ibanga. Yego. Oya sina ngombwa kumenya izina. Ngiyi akira. Iyi ni message. Ngiyo. Ati ndakishura iryo deni. Ubwo ibi ni gihamye cyuko bishoboka. Nguwo uyu muntu ni kwa kundi ukora ikiganiro bagashyiraho nimero zawe na handi muziranye. Yarangiza akakwandikira akakoherereza. Urabona ko ari yo SMS yiwe yawe. Ndayibona. Ntakiri. Sibyo? Ubwo rero ibyo ngibyo iyo SMS yaje wowe warabivuze. Wowe wabicukumbuye gute rero? Jewe ubundi hari uburyo umuntu agendera mu buryo bw'umwuka wera akabihabwa nka SMS yo gucyaha abakozi b'Imana. Imana yaragize ikagenda iguha ingero inakubwira yuko ibizakubera ikimenyetso ari uko hazagaragara abantu baguhamiriza ko ibyo bintu ari ukuri. We genda uvuge nje ndi Uwiteka ndi kumwe nawe nzaguhamiriza. Ibi ni bimwe rero mu bimenyetso byangaragarije yuko kuko bya bindi Imana yari yavuze. Warasenze urabyerekwa mbere yuko abantu babivumbura. Imana iramyangiye kugukoresha ibikomeye
kandi ntugatinye ntukagerure ibyo nzajya mvugana nawe ari byo uzajya ugira gute uvuga. Ndambiwe abantu bitwikira ijambo ryanjye bakiba abantu. Ndayibaza gute njya mu iyerekwa rero mbona niwe wabonyemo gusa, hari n'abandi benshi ntabwo bande abo ba Apotre ba Mutabazi n'abandi batandukanye bose bakorera amafaranga. Ku amafaranga abaye amafaranga niyo. Ariko si byiza yuko nk'abakozi b'Imana twagakwiriye gushyira imbere amafaranga. Niba umuntu akuzana icyifuzo banza wumve ko uwo muntu arushye kandi ananiwe, afite ikintu kimunanije, sibyo? Icyo kintu kimunanije rero uhise umubwira ifaranga wongeye kumwongerera umutwaro, ibibazo byongeye mu bindi. Wakagombye gusenga, wagira amahirwe n'Imana ikumva gusenga kwawe, kuko si kenshi Imana yumva isengesha ku kanya, cyangwa se ishobora no kuryumva ntirinarisubiza ku kanya. Hanyuma wa muntu wazibwiriza avuga ati uyu muntu yakoreye Imana mu gusenga, yagize imvune, reka nanjye mushimire bimuhembera. Kandi hari igihe atazanabigushimira, ariko ntibizakura ko Imana yakoze. Nta rubanza muzagirana, nimuzagirana n'urubanza kuko yagize gute atagushimiye. Ese abo bantu nibo baba bafite ibisubizo? Ubundi ayakwaka gusezeranya ko bizakunda ibyo ngibyo. Barakubwira ati mbere yuko ngusengera azana ituro. Ituro agashyiraho n'igiciro. Nanjye nicyo kintu cyita kintungura. Yego. Ituro ntirigira igiciro. Ariko urabona hano ni 440 ingahe na 70. Miliyoni enye n'ibihumbi 470 ni ituro. Agahita kubwira ngo ni ituro. Ituro ry'igiciro. Ese uratanga ituro n'ikibazo ufite kitarakemuka. Abo bandi tubwiye barimo ba Mutabazi nabo waberetswe mu iyerekwa. Mutabazi we wenda nuko nabibonye kuri media avuga ngo uduturo tw'ibihumbi 100. Afite ibiciro. Nge ituro y'ibihumbi 100. Mujye muzane mu mituro rifatika. Ituro Mutabazi reka muhe SMS ivuga ngo na Yesu yitegereje. Abantu bose batuye yitegereza igiseke, areba batuye bitana, areba batuye iki, areba abona umukecuru watuye ikuta rimwe. Turabarusha. Araje avuga ati uyu nguyu niwe utuye menshi kubarusha, kubera ko atuye ibyo afite, ariko mwe mutura ibibasaguye. Yego. Bivuze ngo rero mu maturo nta giciro gikwiriye kubaho. Nose mwigisha abo bantu wita ko bakora ibisa naho bidasobanutse cyangwa se bitanyuze mu murongo w'iby'Imana ishaka, kubona ari byo batera imbere mu bigaragara. Biterwa n'iki? Ubona aribo batera imbere mu bisa naho ari bigaragara. Ikiganiro twigeze gukoranamo umeshiningamo ba Gitwaza, abantu nagiye mbona muri comment bati Gitwaza no umuntu ukomeye n'iki, ariko nyine wowe ukaba warerekanye iyo defu. Gukomera rero ni ugukomera ko muri iyi si, ariko burya imbere y'Imana nta muntu ukomeye, hakomeye Kristo. Na Yesu ubwe yaravuze ngo ukomeye wo murimo niyemera b'imbata y'umuto uri murimo, y'uworoheje murimo. Rero kuri ngiye iyo umuntu avuze ngo runaka ngarakomeye ngo agize gukomera ko muri iyi si birarangira. Hari ugukomera kuzabaho mu ijuru, kereka yaba yakomeye mu ijuru. Rero ko baba batera imbere buriya icyo umutima wawe urarikiye nicyo ukurikira. Si igitangaza kuba watera imbere twebwe tukagomeza turi ingwingiri nk'uko mwene data umwe yavuze ati ni inzara ibimuvugisha nawe arashaka kugira. Ariko ngewe mu gihe cy'inzara avuga bo bari hejuru, mu gihe cy'inzara nzakorera Imana Patrick, no mu gihe cyo guhaga nzakorera Imana. Baheraho baze kugeza mu bice bya 19 hafi aho ngaho, baraza gusanga Eliya yarahagurutse ajya kubwira Ahabu. Ahabu ntiyari umwami se cyane, neze Gitwaza ahuriye he na Ahabu? Yongwe ahuriye he na Ahabu? Ariko Eliya yaragiye abwira Ahabu akimara kubona Eliya, aramubwira ngo ni wowe Eliya n'umuruho wateje Isiraheli. Undi aramubwira ngo ntabwo ari njye wateje Isiraheli umuruho, ni wowe n'inzu ya so. Urumva iryo jambo yabwiye umwami noneho nirikomeye kurusha kuza kubwira abapotre nabo bashumba ati nimwihane nyamara inzira murimo si nziza. Ngiye naje mbabwira ko inzira barimo atari nziza izabarimbu, bave mu nzira yabarimbuye
tujye mu nzira izaduhesha ubugingo. Byanshimisha kuzaba ndi kumwe na ba Apotre na ba Yongwe na ba Gitwaza turi kumwe mu ijuru, twese turimo turaririmbirwa indirimbo nk'abantu bafite amakamba kubera ko bahinduriye benshi kuba abakiranutsi. Yego. Ibyo nibyo bizanshimisha. Ako ntabwo nashimishwa no kumva ngo ngeze mu ijuru mbuze runaka nafatiragaho intangarugero. Abantu bati igiti cyeze nicyo giterwa amabuye. Kuki bari abantu ari bavuga basa n'abamenyekanye muri uyo murimo? Nuko ari bo bishe umurimo nanone. Bimwe mu bindi bintu wigeze gusenga, yaba ari byo weretswe cyangwa se ibyo wabonye muri ku gusenga kwawe, byaje kurangira wongeye ukabibona mu buzima busanzwe n'ibihe? Ibintu nasengeye uretse ibyo ngibyo bya Yongwe wabonye. Narayize nkabibona mu buzima ku giti cyane. Yego. Nuko nasengeye nshaka umugore. Yego. Imana ikampa umugore. Burya umugore wanjye ni nanjye muhanuzi wamuhanuriye ko Imana imukoreye ubukwe. Sibyo? Ubwo buhanuzi nahanuye bwarasohoye. Waramuhanuriye muhita murakora ubukwe cyane. Ugaze si kwa kundi nyine umuntu akubwira ati kwa kundi umuntu waba yarabuze nk'umugore cyangwa yarabuze umugabo, kandi uti Imana inyeretse kanaka yamuhaye amafaranga kwa kundi. Ibyo biratandukanye. Njye umugore namusanze mu iteraniro mu majyaruguru, ntabwo yaranze sinari imuzi, bwari ubwa mbere yari akiri umukobwa. Njya mu mwuka ndamubwira ni madamu wa mukobwa we haguruka. Icyo gihe ntihari bwawe umudamu, wa mukobwa we haguruka. Arahaguruka. Ndavuga nti Imana nkorera irambwiye ngo igukoreye ubukwe kandi bw'umugisha. Maze kumubwira gutyo mpagurutsa na mama we mu iteraniro. Ntabwo nari nzi ko ari mama we. Ubwo uyu munsi wamagurukije utabizi, ubu ni nyoko bukwe. Yego. Ndavuga nti mama, Imana irambwiye ngo ufite umukobwa usigaye mu rugo umwe. Yego. Imana irambwiye ngo imukoreye ubukwe, ariko mbonye ikora ubukwe udahari. Gusa irambwiye ngo aho uzaba utari Imana izabihari. Ubimubwira utari umuzi? Yego. Reje nabana ikindi mbonye mu rugo iwawe hakorwa ubukwe bubiri bwihuse. Muri ubwo bukwe mbonye ntaha ubwa mbere. Ndetse n'ubwa kabiri mbona ndabutashye. Kandi ubwo bukwe bwose, ubwa mbere nabutashye mbona ndi nk'umuntu usanzwe muri ubwo bukwe. Ubwa kabiri nabutashye ndi umuntu wa kabiri ubashywe muri ubwo bukwe. Sozaho ijambo rivuga ngo ubwo byumvikane ko nshobora kuba mbaye inshuti y'umuryango wanyu. Imana ibahe umugisha, gusa uko ubwo bukwe buzagenda bukorwa muzajye mu ntumire. Amen. Sinari nzi ko umukobwa nahanuriye ari uwe, n'umukobwa sinari nzi ko mpanuriye nyina. Gusa abantu bose bahise batungurwa nk'umuntu uyobowe n'umwuka we. Ibyo birabaye? Birabaye. Nyuma yaho rero, nyuma y'amezi agera muri 5 mpanuye ibyo, mabukwe yaje kwitaba Imana. Njyayo ngiye kumushyingura. Ubwo ni ubukwe bwa mbere bwagize gute? Bwasohoye. Ubuhanuzi bwa mbere. Bwa mbere. Hanyuma bwa kabiri rero nagiye ngiye kwizanira umukobwa. Kuba ndi umuntu wa kabiri, umugeni n'umusore nibo bantu bubashywe mu bukwe. Imana ibi bishohoje gutyo. Ubwo singiye muri detail y'uburyo unamenyanye n'umukobwa kuko aho ngaho. Nabyo no ubuhanuzi. Nabyo no ubuhanuzi. Ujya kumenya n'umukobwa ntago ari ubuhanuzi. Kuko ibyo ngibyo nababwiye byatumye umukobwa aba inshuti yanjye. Atangira gufata nimero zanjye za telefone, dutangira kuzajya tuganira bisanzwe. Ni mu rukundo rugenda ruziramo mu buryo busanzwe, ntirwazamo kubera ariko imbarutso y'ubushuti bwabaye bwa buhanuzi nahanuye yakumva koko ni ukuri. Kuko mabukwe yapfuye abizi neza ko njye n'umukobwa dukundana. Urumva rero ibyo ni bimwe mu buhanuzi bwagiye buca mu maso yanjye cyangwa se mu kanwa kanjye bugasohora mu gihe cyatambutse. Guma mu rugo yo mu gihe cyashize, iyi ngiyi duherutse. Yego. Nayo nayihanuyeho ko Imana igabanyije corona, igabanyije umuvuduko. Icyo gihe mwarabibonye badukuye muri Guma mu rugo. Wari wabivuze mbere yuko tuvamo cyane, mbere yuko tunajya no muri Guma mu rugo. Akurikiye iki igiye kuza uyu munsi wa none abantu nibikingiza. Urumva bafata inkingo za covid, nicyo leta idusaba. Ubwo reko subanuzi bwawe ubwo ntago ari ubuhanuzi bwawe. Guma mu rugo tugiye kwisubiramo duhanurira abantu batari kuri yawe tibavuga ati dore koko ntabwo uyu munsi ndi mu mwuka wo guhanura Guma mu rugo, kuko mu bantu batayifuza nanjye ndimo. Ntabwo nyifuza, ariko ibimenyetso bigaragaza ko ishobora kuza birahari. Ahubwo abantu guhanura no kugendera ku bimenyetso ubona bihura bite? Ubwo sinshaka kugendera ku bimenyetso kuko nshobora guhanura abantu batagendera n'ubundi yabona umuntu wese yabona ko bishoboka. Ibimenyetso bibigaragaza wenda Imana ishobora kuyikwepesha mu bundi buryo, ariko n'ubundi
iyo ije tubonamo imana n'iyo ivuyeho nabwo tubona imbaraga z'imana uko biri kose nta muntu uricwa n'inzara. noneho turashaka ko uzagenda ugasenga niba uzasenga niba uzagira ute ukaza ukatubwira ibigiye kuba mu mwaka utaha. Bigiye kuba mu mwaka utaha byo ntabwo naba nicaye hano ntazi ngo mu mwaka utaha byifashe bite bimeze bigiye kugenda bite kuko ndabizi ko niba ari umwaka ngiye kwinjiramo ni umwaka w'umugisha kuri njye ariko ni n'umwaka w'umugisha ku bandi ku bazi imana ukaba n'umwaka w'umuvumo ku batazi iki imana bitewe n'uburyo imana yateguye umugisha. bigiye kugenda bite ku batazi imana? ni ukuvuga ngo 2019 twabonye imana ndakeka ko 2020 aribwo covid yatangiye. Yego. Imana yagiye yiyereka abantu bose mu buryo butandukanye. 2021 nabwo Imana igenda yiyereka abantu mu buryo butandukanye. Impfu zabayeho rero muri za 2020 na 2021 n'ubundi 2022 zizakomeza, abantu bazakomeza gupfa, hari abazicwa n'iki cyorezo, hari abazicwa n'indwara zitandukanye, ariko wumve ngo n'ubundi ni umwaka ukomeye utoroshye. Ibyiza kuwizera cyangwa se kumukirana. Kuwizera rero nuko Imana izabasimbutsa ibyo bihe bikomeye, izagenda ibarindiramo, ibaheremo umugisha, ibarindiremo izo ndwara z'ibyorezo, bitewe n'umugambi Imana ifite ku muntu. N'umunyabyaha bitewe n'umugambi mufiteho muri za 2023 nabwo muri uyu mwaka izamurinda. Kuko utahe murinda bakagejeje muri wa wundi. Kuko reka nkubwira ka hari uzihana muri 2023. Uwo ntabwo yapfuye umunsi. Ntabwo wapfa muri 2021 ngo cyangwa ngo upfe muri 2020. Ese upfa kuko igihe cyo kwihana cyageze. Ntabwo ari ngombwa. Ariko Imana irinda isezerano yagiranye nawe kuruta kurinda umuntu. Ntabwo rero ikitubeshejeho ari uko turi abantu gutyo gusa, tubeshejweho n'ikimana iduteganyiriza. Ikiganiro twakoranye bwa mbere wakomoje ukanavuga ngo nabyaye 4 napfushe 2 mfite 2. Oya ntabwo mfite 2. Nabyaye 2 n'ubundi bitaba Imana. Umunsi ndacyarindiriye ntabwo ndabona umwana. Ntabwo urabona umwana. Sorry kabisa nabyumvishe nawe ubwo ngubwo. Bose no ngo abana wabyaye bose barapfuye. Hari umuntu wabigizemo uruhare ukurikije n'imisengere yawe? Uko biri kose wigeze kuvuga ngo igiti kiriho imbuto cyo giterwa amabuye. Cyo bateramo amabuye. Nanjye ntabwo habura imbaraga zikurwanya. Yego. Uko biri kose Satani abashaka kurwanya umugambi w'Imana kuri ngiye ngo simpeke, ariko ntabwo Satani azambuza guheka nibibaho. Yishu wa mbere yica n'uwa kabiri, uwa gatatu wo ntago yazamushobora kubera ko hari ikimana iri kubivuga. Ni umuntu cyane Satani. Yego. Ni umuntu wabigizemo uruhare cyane Satani. Satani akoresha abantu n'Imana igakoresha abantu. Ntabwo rero Satani azakoresha rino buye ngo akoresha ibindi n'abantu. Akoresha abantu. Bari mu bo mwasenganaga, bari mu bizera muhuje umurimo. Ntabwo baba bari mu bo dusengana. Ni ibintu biba byarateguwe, wenda si ngombwa guhita umuntu avuga ngo bituruka gutya na gutya gutya na gutya. Nindi tapi. Ibyo ni ibintu tuzavuga igihe tuzaba twabonye twahetse, noneho tugasigara tuvuga ati turashimira Imana yaturengeje imbaraga za runaka na runaka z'abava hana. Ariko niba nadukurikiye mu kiganiro ashobora kuba yibwira ko bitazwi, turabizi aho bituruka, ari nayo mpamvu twahagurutse turi mu mbaraga zo gusenga, kandi ntago bizongera. Arahari. Ntabwo gusenga ugashikama koko. Niyo mpamvu no mu izo mbaraga zo kumubona ariko kumva waramubabariye no kubera iki, cyangwa ntago wamubabariye? Ntabwo ngiye navuga ngo sinamubabariye, naramubabariye. Nize ka abikora mu mugambi wa Satani, kandi kakora Satani niwe uzamuhemba. Ntangi cy'Imana nshakaho no kwihanganira ibingerageza. Rero mu kwihanganira ibingerageza nuko ntagomba kwitwara mu mutwe urubyaro, ahubwo nuko ngomba kugaragaza uburyo umuntu akwikira 2 mugakomeza mugahura. Ushobora guhura, yagira ikibazo nkamutabara, nta kibazo, ariko nkamenya ngo bituruka gutya. No kwihangana kabisa. Imana buri gihe nikigera izaguhura ubyaro kabisa, kandi bakore neza. Umuntu witwa Bishop Gafaranga ni muntu ki kuri wowe? Bishop Gafaranga ni garafrere, namufata nka garafrere. Ariko mu rwego rw'umurimo nabwo ni garafrere. No mu buzima busanzwe se? Mu buzima busanzwe oya, ubwo navuze mu bijyanye
n'umurimo w'Imana Yego. mufata nka garafure nk'umuntu wambanjirije mu by'umurimo w'Imana Yego. ariko uko bikora imikorere y'uko akora umurimo w'Imana akora muri sisiteme imeze nk'iyo gucyaha abakozi b'Imana muri iyi nzira ndimo niyo akoresha ariko we akabikoresha mu buryo bw'amakomedi rero ushobora kwibaza ngo ari mukuri ari mukuri 100%. Ahubwo ikibazo nuko ababwira batumvise. Yego. Ari nayo mpamvu nanjye mpagurukije no kugira ngo ubumvise. Nje mbivuge mu buryo bw'ivuga butumwa wabikore mu buryo bwa komedi dutandukana ariko dukore icyo Imana ishaka ko dukora. Kuri Gafaranga we nakomeza akorera Imana ari mu mugambi w'Imana. Umuntu ntabwo yakorera Imana atabanje gukritika n'abandi bayikorera. Ntabwo we wakigisha ukuri kwawe udakrititse umuntu hanyuma none abo bantu bakazakujoyininga cyangwa bakazakugana bitewe nuko nabo bihitiyemo. Ukritika ntabwo nzi icyo ushatse kuvuga. Ubwo ndimo navuga ku mentioning umuntu cyangwa se kuvuga ku muntu runaka. Ntabwo kugira ngo wowe ukore umurimo w'Imana uri mu murongo mwiza nuko hari abatari mu murongo banza gucyaha. Ntabwo rega wajya gukura abandi mu rwobo. Bene se ubona baruguyemo utabakuye mu rwobo. Rega mwita none se ubundi ajya kubwira abasambanyi ntabwo warokora abandi hari n'abandi usize bigenze. Ntabwo warokora umuntu utaramenye ijambo ry'Imana. Utararokora umuntu uzi ijambo ry'Imana. Ntabwo icyambere ntabwo nzajya kubwira abasambanyi ngo mbwire abandi bantu kandi mureke gusambana wowe kibiko. Kandi nimbazana bazaza bagahura n'abandi bantu bazabakomeretsa bakaba babibasubizamo mu murimo. Ni ngombwa ko habanza hakihana babandi twareberagaho urugero kugira ngo n'abazaza bazaze babasanga mu nzira nziza. Rero ntabwo wafata nagira ngo wenda ushobora kwigisha hanyuma wa muntu akazakomwa ku mutima n'inyigisho zawe akaba yakwihana. Kwihana se n'igihe byagenze gute? Nujya no muri Bibiliya uzasanga hari Bibiliya itanga ingero ku mazina y'abantu runaka. Ba Aburahamu, ba Eliya n'abandi. Aba Isaka. Ni ukuvuga ngo n'ijambo ry'Imana naryo ubwaryo rigenda ritanga ingero ku bantu. Naryo rivuga ku bantu. Warimo duha ingero zo muri Bibiliya uvuga uti no muri Bibiliya bakoreshaga ba Hagari, ba Isaka, ba Eliya. Nta na hamwe uzasanga n'ubundi Imana nayo itanga ingero ku bantu. Itwereka ba Enoki bagiye mu ijuru, ikatwereka abo ba Eliya bazamuye badapfuye kubera gukiranuka. Rero gutanga ingero kuri runaka wamutanga ingero z'ibyiza wamutanga ingero z'ibibi n'Imana nayo iyo itanga ingero izitanga ku bantu. Uretse message watweretse hari ikindi gihamya muri telefone yawe kirimo SMS ni icyo gihamya. Nta yindi irimo. Ibindi si ngombwa. Itanga imbuzi. Ibindi si ngombwa. Okay, none se turimo turagana ku musozo rero. Abo bantu iyo bahaye ubutumwa ukabona ntago barimo bahindura imikorere. Ubona uzakomeza kugeza ryari wowe? Ngewe mba ndangije urubanza rwanjye kuko buramba nababwiye. Rero yageze umugisha kumva sava yatumvise no muri Ezekiel 3 hafi 15 haravuga ngo babwire naho bakumva naho nibakumva naho batakumva wowe uzaba warangije urubanza rwawe uzaba wikuyeho amaraso. Ese urubanza ruzaba ryari? Turabitegereje twese ni ku munsi w'imperuka twese turategereje. Umunsi w'imperuka nawo n'urujijo. Byose ni mu madini. Byose Imana izadukusanyiriza hamwe twese. Imbaza ibyo nakoze, ibaze runaka ibyo yakoze buri muntu wese. Nibimuhwanyiriza no gukiranuka azamuka. Niki gisabwa kugira ngo umuntu ajye mu ijuru? Niba ukize. Genda usome Bibiliya. Turasaba kubaha Uwiteka niko muri Yobu ho havuga. Idini wapi? Idini nuryubaka aho uzashiduka utagiye mu ijuru. Ubaka kuri Yesu. Sijye mu kuri se. Ari naryo ryiyiciye umwami wacu Yesu rihakana. Ese ukuri kwa nyako nukuhe? Gufitwe n'umwana w'intama ari we Yesu Kristo. Niwe ufite ukuri. Kuko yaravuze ngo niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Abandi barabeshya rero. Ntabwo mvuze ngo barabeshya uzemezwa ukuri kwawe n'umutima wawe. N'inzira ujyamo na Bibiliya n'umwuka wera akakuyobora nibyo bizakwemeza ukuri. Nicyo gusa umuntu asabwa. Urasabwa rwose wakira ibyo runaka kwigisha wakira ibyo byose bizagenda bijonjorwamo ukuri. Ko si igitangaza ko ibyo wakwakira byose ari injonjora ariko hakavamo ikintu kimwe. Kaneze cyese. Ibintu wabisomye iminsi ingana iki? Ibiki? Ibi bintu ubwira abantu. Byagutwaye igihe kingana iki ubisoma?
ubu nawe nakubaza ngo byagutwaye igihe kingana iki kugira ngo ube umunyamakuru? Ni ukuvuga ngo Yesu yaravuze ngo ntimuzagire ubwoba bw'ibyo muzavuga, kuko ibyo muzaba muvuga byose muzaba mubibwirwa na So uri mu ijuru. Rero Mwuka Wera niwe mufasha udufasha ibikwiriye kuvugwa tukabivuga uko nguko. Ntabwo nabango nabibyiza igihe kingana iki, sinakubwira ngo Mwuka Wera gusobanurira. Mwuka gusange akubwiye ati igihe ayamaze twarize mwana. Abantu baba barasomye Umwuka Wera. Abantu baba barasomye abagabo. Kandi twarasomye. Nifitiye rimwe rya segonderi. Ubwo urumva ntarasomye. Soma Bibiliya uko bukeye nuko bwije. Urumva nakomeje gusoma. Nize amashuri y'inzara. Imana yancishije ku ikosi ryayo. Urumva ndi umusevire muri ibintu by'agakiza. Okay, sawa cyane kabisa. Tunagushimira kuba wakoze cyane kutuganiza. Uretse zira comment ubona navuga zisa naho zikuvuguruza. Hari indi message cyangwa ubundi butumware wakira busa naho bugutera ubwoba? Iterabwoba ntiryabura. Hari abakubwira ati ibintu uvuga birakomeye, bazagufunga, bazakwica, bazagira gute. Ariko ntabwo dutinya gufungwa, ntidutinya urupfu, kubera ko urupfu niyo nzira itujyana mu ijuru. Gufungwa naho hari benshi bafunzwe bava muri gereza bakomeza umurimo. Ba Yosefu barafunzwe bazira ukuri, bazira kudacumbikira ikinyoma, birangira ko muri gereza ajya kuba umwana. Ni benshi cyane no twagiye. Hari wari wavuga se akaba yaguhamagara cyangwa akakohereza ubutumwa gukanga? Nta urampamagara, wenda ashobora gukoresha abantu wenda cyangwa abafana biwe bakaba ari bo bashaka gutera ibuye, ariko nta urampamagara, nta uramvugisha ati bite mukozi w'Imana ko nabonye byagenze gutyo uri mu biki. Oya, nawe nabamubeshyeye. None se utinzira ijya mu ijuru ica mu rupfu? None se ko Yesu yayihinduye irembo. Urupfu? Urupfu n'ijuru bihura gute? Urupfu n'ijuru nta muntu uzajya mu ijuru adapfuye se? Ntibariho? Nawe wagiye yaragiye byararangiye niba ari biriya bihumbi bivugwa se bizasangwa ku isi? Iki? Biriya bihumbi bivugwa bizasangwa ku isi? Hari umunota wo gupfa bakamburwa uyu mubiri. Ubundi kujya mu ijuru n'ukwamburwa uno mubiri twambaye, tukambara indi shusho. Rero uyu mubiri twambaye kugira ngo tuwamburwe duca mu rupfu. Nicyo bidusaba twamburwa uyu mubiri duciye mu rupfu, ubugingo bukavamo cyangwa roho. Abakatolike niko bavuga ngo ni roho, roho ikazamuka igasubira kwa nyirayo. Okay, Zekere wakoze cyane kutuganiriza, rero turagushimiye cyane. Nizere ko n'ubutaha uzagaruka ukomeza ukaburira abantu. None se kari Imana iduhamagariye, twananirwa kuza kuvuga ubutumwa. Ni mudushaka ubutumwa tuzabuvuga, icyo mudushakamo tuzagikora. Imana bamugisha. Wakoze cyane, Imana igumugisha. Reka dushimire n'abandi bari badukurikiranye, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick, ndabashimiye. Reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze cyane, Imana bamugisha.